amarira y'umubyeyi we amubereye umuvumo, yirengagije impanuro z'ababyeyi, yizerera mu rukundo, none bimuteye ishavu. Singusukisha ngasigara nsa nabi. Ishavu series. Wabuze uburyo memukiye mama. Urugara twite bya nyamwe. Ahubwo urugara kanje mwibariza ikibazo kimwe. Ubu wemeye kunkunda nkurikira. Ubona ngifite urukundo. Murayisanga kuri Milika TV, mukore subscribe. Ubundi muze dutangirane. Ibintu cyose twavugaga nabyumvaga. Igihubiji. Irya mukuru riratinda, ntirihera. Ishavu series. Halo. Rumuriza bitese. Amakuru yawe. Sina no guhamagara byibura ngo umenye uko abantu bameze. Ko ejo nahamagaye nimero yawe nkumva ntayiri hose. Wagiye muri Tanzania. Hey wana, ndagira ngo umfashe kabisa, mfite ikibazo gikomeye cyane. Umwari yarandembanye neza. Ubu tuvugana umugore wanjye asigaye anuka nk'agahuyu. Shabyihorere. Ngiye ndi gukeka ko kakuze yaba ari wowe wamurose. Nese Romo, kuko reka nkubwize ukuri. Urabizi yuko ngiye rwose ntashobora kujya gukoresha ntashobora kujya kuvuriza umuntu mu bapfumu, sibyo? Ariko byibura hari ubundi buryo ushobora gukora umugore wanjye akaba yakira kandi hatabayeho bya bindi bajya bakabye ibitambo ngo byo kubaga no kugira gute. Ayiwe, kutabikoze ntibyakunda. Ibyo bintu nuko kubizi ko nta ibyo bintu urabizi ko rwose kuva nakemera kubwiye ko ibyo bintu nabyemera rwose, ubwo nabijyamo ne kuko. Kumuvura gusa. Tony, ndakumva ntakubeshye pe. Kugeza n'ubu ngubu ndacyafite ihurizo muri njyewe, nabuze ikintu cyo gukora. Ega birumvikana. Ariko njye nkugira inama, uhamagara umwana wawe ukamubwiza ukuri. Birasa Cyane birasa. ariko ko ugira ngo kuba yitwa umwana wanjye, ugira ngo nakana kazi imbere nkakubita cyangwa nkabwira ibyo nishakiye. Ni umugabo mukuru kandi ukuze. None se reka nkubaza, urumva iyindi nta mukene yariye byaguteye ihurizo? Hamagara umwana umusobanuro kuri kose. Tony, kuri inshuro reka ngusuzugure. Ntabwo bikunda ko nahamagara Birasa ngiye nicare n'umunwa wanjye ntinyuke ko Birasa. Ntabwo byakunda pe. Nkamubwira ngo ni umwana wanjye Cyane. n'inzozi zarabinyeretse. Ntabwo ibyo bintu byakunda. Ahubwo hari ikindi nkwiriye gukora. Ni iki? Kandi mu bibazo umuntu buri hajya afata imyanzuro ahubutse. Ntabwo naba mpubutse. Gakire yarambwiye ngo nindamuka mvuye ahangaha ngo nkagenda ngazajya kwaka Gatanya ngo dutandukane ngo ubundi tugabanire imitungo. Ariko ngiye buriya rero ibibazo byawe na Gakire bimaze no kundenga. Buri munsi Gakire niba wumva ufite ikibazo kikuri ku mutima kandi kiguhangayikishije kikubuza gusinzira, ubu urumva ako kanya kuba wasohoka mu nzu ukajya kubwira umwana wawe cyangwa ukamenya buri kimwe cyose ukamusobanurira, Gatanya ahita iboneka ku kanya. Ngiye n'ikibazo cya Gatanya nta kintu kimbwiye, kuko ibintu mfite uburyo kinabibonyemo narabiruhiye bihagije, kuko ndakeka guhera ku myaka 14 nabayeho ubuzima bubi bwose bushoboka.
kandi naharaniye ko nzavamo umuntu ukomeye. Ndashimira n'Imana ko yampaye ibyo nayisabye. Rero ntabwo gatanya gutandukana na Gakire si ikibazo, no kuba yatwara imitungo si ikindi. Ubu none ikindaje inshinga gituma ntasinzira, nuko umwana wanjye yamenya ko ndi nyina, byibura akabyakira nkitwa nyina. Nese ko numva ufite igisubizo uba buri iki? Nta kindi mbura, ahubwo nkeneye gufata umwanzuro. Ubu ngiye guhaguruka njye kubana n'umwana wanjye. Nzagenda mwereka ibikorwa bimwereka ko ndi nyina, nzamurwanirira kugeza ubwo we azivumburira ko ndi nyina, cyangwa se nkamutegura mu mutwe ku buryo nimba imubwira nta ngaruka mbi zizabaho. Naho Gakire we namubwira iki? Bikora uko nkuko niba ari kubyumva, ariko ndi nkaho nk'umubyeyi nahita mbivuga njye, ahubwo nkarwana no kugira ngo byibuze umwana ngende mwumvisha ubuzima nabayemo kugira ngo musige. Wowe uri kumva ari nk'ibintu byoroshye, urakumva ari nko gufata fanta ukayikura mu icupa ukanywa. Nyamara umuntu wese yakumva, ariko fata umwanzuro. Ntabwo birasa umuzi, ntabwo birasa ari umuntu wo gukinisha uko niboneye, ahubwo ngomba kujya kubayo nkabanza nkajya mwereka ibimenyetso bimwereka ko ndi nyina. Uwo ni umwanzuro nafashe. None se nkubwire ikintu kimwe, nk'ubu uramutse upfuye utabwiye n'umwana wawe ko ari umwana wawe, akazabyumva ari kugushyingura. Ndamutse mpfuye akabimenya, urumva ntiyaba akindakariye. Kandi ikindi umugore we, umwari nyine we wandi nakubwiye, we narabimubwiye, arabizi ko ndi nyirabukwe, ubwo yazabimvugira. Ariko mu gihe ntari napfa, reka njye kubana n'umwana wanjye. Ndumva niba ari umwanzuro wafashe wabikora. Ibyo byo rwose ntabwo nabihakana. Uko abarozi bariho baroga niko n'abavura uburozi bariho da. Nese ko atari gihe wabi rwose reka nkubwize ukuri, ndakwinginze, ndagutakambiye pe. Mfasha ukora ibintu bishoboka byose, umwara abanza akire kino kibazo afite, kuko nicyo kintu cyonyine kimbangamiye. Ibindi nyuma yaho nzahita mbyikemurira. Sawa, nta kibazo, ubwemeye kumfasha, Imana iguhe umugisha. Wareka nze nkugurira akantu rwose, nta kibazo. Sawa. Ariko ubundi icyiza ni ukubaza abantu bose. Alo. Biteze. Harya nta kibazo. Nta kibazo, buri mu masengesho ubu turaza kuvugana. Sawa, ntacyo, ndaza kuguhamagara ko ndagushaka cyane. Sawa. Umwana agomba kuvurwa n'imbaraga ebyiri byanze bikunze. Iya mbere ni ukwifashisha imiti, iya kabiri ni amasengesho. Bakwitabye mabuja Matibo, karame, nawe bahena kohereye kuri Matiwori. uragira ngo baguhereho? Si mukuru se? Uzi imyaka yanjye? Singize ariko ndakuruta da. Mubyeyi tubwira ibyo duhamagariye. none se mufite ikibazo cyo mperaho kubwira, cyangwa icyangombwa nuko munyitabye kandi mugomba gutega amatwi ibyo mushaka kumva. Mabuja ariko kumwe ni mwiza. Mudu hari bunde ni Ugaragara nk'initi, kandi si byiza kugaragara nk'umuntu urenze nyokobuja. Takwirukana da, nta nteguza. Tugerageza kugira ikigoryi niba wabuze ubwenge. karagira ikigoryi. Uri kubona ukuntu mabuja wacu wowe muntu mwiza. Ubundi se ari mubi. Isaga nkawe se. Yirabura gasi. Ntabwo mvuga ku isura, Nturaba mwiza ati. kuvuga ku mico. Ubu ngubu Yakoraga mu nkono se, kariho uteka. nawe rero urateranya. Niyo nshaka kuvuga Nase ukuntu mushobora guceceka nkababwira icyo nabahamagariye. Umva ukuntu bavuga. Twakwitabye mabuja. twakwitabye mabuja. Ubu niwe mutegetsi wacu, tuyobora aho ushaka.
ni wowe mutegetsi wacu tuyobora aho ushaka. reka da Reka da. oya Oya. si uko bivugwa Si uko bivugwa. ni umutegetsi wacu watuyobora aho ushaka Ni wowe mutegetsi wacu watuyobora aho ushaka. utyo ikigoryi se Uri ikigoryi se? ase Ase. Uri wowe. Twakwitabye umubyeyi. uzi n'ibindi bitubwiye twabimenya ariko da Ego da. amatwi ko byumva da ndavuze ngo muzibe muntege amatwi Kubyumva. Ziba. kuri iyi nshuro ndashaka ko muba abantu bakuru ngiye kugenda kandi nzamara igihe kinini ntari hano nisanga hari ikintu mwangirije nzabica ikindi Gakire mugomba kumwubaha nka boss ntabwo tucyumvikanye Ntabwo byakora. uri kuki utamwubaha nk'umugabo ese birabareba Kutamwubaha nitwe ushaka. birabareba turamwubaha da Utamwubashye wanapfa. Itangaza. Ibyo gupfa. Bitonda. ntabyo avuze ariko da yagupfa niwo byivugiye Yabivuze. kuko birakureba Birakureba. turamwubaha mabuja nawe bitekerezaho cyane cyangwa bige ariko nk'ibi bigoryi ninde wampuje nabyo buri wese harya wowe ninde wakundanye Imana niyo yaduhuje mubyeyi. Imana yaravuze tudakoresheje matibori, matiti. Ntago waba uri muzima. Nako ntago wabuze gutoranyamo abakozi. ntabwo buri buzima Nawe urakabishe. Yewe ni mabuje kanye mubwiza ukuri. Tuzakubaha. Twubahe wa undi kubita inkonji boss. ya indi ya kabiri Boss. wera yambwiye ko ari intuza ya kabiri hano ntabyo ndeta databuja Wa kabiri. wa mbere n'indi Wa mbere n'uyu. uyu ni mabuja Yego. naho sobuja Uwasabuje wanjye akaba ari uriya. wa mbere Yego. tuzamwubaha Bose tubwiye tujye dukora iki? Ubwo bivuze ngo ibiryo guhera uyu munsi. Ubwo umpaye inshingano z'urugo ubu ngiye ni kubera ikiroda cyacye kanga ngiye kubera boss. Ngiye kubera boss. uzi ikintu kimbabaje Guteka nzajya ikintu nteka kimbabaje matibo ikintu nkubwije mukuri ni ukuntu wishimiye gahunda y'ibiryo ibiryo. uvuze ko ugiye kuba boss ukabera boss abantu bose Nkajya baranga mbayobora. stoke nsize umungumu nishira ntaragaruka tuzapfa umwe muri mwebwe azarya undi igitagaza none ugiye he kitagukora icyenda ikintu mbabwiye mumenye urugo mwubahe sobuja kugira wenda nabagirira impuhwe akabona ntinze yajya bahahira Nsize mu menyo y'ingagi nako matibo bwa rimwe basuba umuntu mukuru sibyo bwari rwose. mabuja reka ngwaze ikibazo kimwe kandi unyemerere none untege amatwi umuntu uri kudusezera ntiwanyemerera nkakubaza rimwe ngaho mbaza iyo urebye databuja ubona icyubahiro agikwiye cyane ushingiye ku ki kuko ari umugabo wanjye kandi mwebwe muri abakozi kutabitwereka ntabwo ari ngombwa ngo mbibereke Ariko rero mabuje njye mfite ikindi ahubwo ndi gushogozana namwe ari njye namwohemba undi ninde mubyeyi kandi kirasanzwe. Njye nzi neza ko Imana iravuga ngo nimba ugiye uri boss ukagenda ukifata n'amaguru yawe abiri n'ibikapu wigize boss uba ugomba gufata inshingano z'abantu usize mu rugo rwawe, ibiryo bihagije, amazi ahagije, n'imbwa ukaziha amagufwa ahagije, inyama reka ngufashe matibo nyine reka ngufashe kugira ntasiga abantu ahangaha ntujuje inshingano zabo nimuzinga ibikapu mugende imbere yanjye tugehoze iwanyu ubu uragenda ngenda asigara mu byeyi oya kandi rero ufite ikibazo cy'ibiryo ariko igitekerezo uvuze nicyo ariko wowe ni ikigoryi uguze ibyo nyuma buje yasize banza wumve njyewe ka ucika mvuge banza wumve igitekerezo cyanjye twavugemo ko arimo ko nanjye uzi ko umuntu ugiye gusiga hano ndi ku biryo ubwo wari utwo mabuje yasize ibiro bibiri by'umuceri njye yabaraga utunuza mbireba ubuto mbireba uyu nguyu murarambanye turarambanye turaziranye ubu ngubu niba yaraje mbere aragenda mbere ubusa ugiye he mubyeyi yadusezeye ariko yitagaza nzakumbura inshyi zawe Imana ishobora baravuga ngo aho ngo ibyutse imondo iraharyama uretse gato aho ngaho ni akarindwi iyi ntebe ni akarindwi aho ngaho n'igihe ugiye kuba kabiri mvamuzera akumva baricaye gutya ngo yagira urabizi ubwo ubaye nde nize ko yagiye kigega kisi ndumva n'urugo yagiye gace databuja w'ikigo ry'abakuru gicoco gato ubu ndora tuvuga tuba tubaseri njye mbaye nde karindwi ntabwo ndameze ngo
ikigoryi gusa ko gisa yewe nkubita imondo nkwice kari ndakwica wareke we wambonye se kari gaki ntuzujye kumenyera njye n'undi munsi ko kimeze kari nese aratongana buri munsi harya bigenze gute uretse ko ndibutsa akandi kantu nyurira inzu yanjye uraramo utayishyura ibiryo guhera uyu munsi nakuzongera kurya kari urankubita ariko nanjye imitungo yawe nzayijyana ari uyu munsi ariko kandi numvishe ngo ejo bundi bari ngo divorce uyo divorce se imitungo uzize niba ari iyande ntabwo ari iyanjye ari amazu y'abazungu arimo ntabwo ari ayanjye ntabwo binyanditseho ko kimeze divorce we nawe nzi kabisa divorce ni kwa kundi gatanya wa kigoryiwe gutandukana bakajya tuzagabanura yashyira gusa shaka ntabwo tuzagabana ko kimeze mpimbere aho ngaho cyangwa ukubite ndavuga ngo icazwa hano guhera uyu munsi sinongera kuguha ngo kuguha ni iki ntihandikege mu cyumba nyine tugiye kujya muri hasayidi ugiye kuza unsaba ihita unsaba nonaha ibyo ibintu buri ugiye kutumbwira ngo shira kandi nigeze kubona nyine ndi hanze mwidege ngo shira ngo tujye kuryama ngo nyine ngo tumaze igihe utamba nabyo bivuge ni bose gatose gatumaze imere n'uburyo ni kwakundi kandi abaryamye mu ntebe ubwo yaje kari ibiki kujya mu cyumba se tukagira ntukajya umera isesemi icazwa aha ngaha se nyine ugira iki se ese yicara nyine icazwa nuko hano isoni ntaguma se ngwiki se aho kari kuki usuzugura nkaho nta mugabo muri urugo ntabwo ubona ko umugabo wahere kuri akagabo wowe uri umugabo utagira icyo kimwe ahaha muri uru rugo uba wangaburiye mba nariye muri uru rugo ku buryo uvuga ngo nguye aho ijana ukavuga avugira hejuru nuko yabivuze ni akagabo se niriya akagabo amwita akagabo ngo guhera n'uyu munsi ko tubikomeze guhera uyu munsi tuzongera kuguha oya urampa pe ntabwo narushizwe iki muri uru rugo rwose nkande ko kimeze ngo wase nkande uri umugabo abandi bagabo rero bari gukora wowe urasamye wawe ubu uri umugabo kubita igoje nizo zikubereye muri urwo ruhara rwawe none se nanjye ndacyari matiboni ariko dusigaye muri uko twese uriya mugore arakora ubizi ibyuya mupfuye se bawe ntabwo ajya ava ibyuya we urabona agira amaraso nta maraso agira abari muri ibi ngo aho kari akantu yakigehera areba filime menya n'ijetiri ariko hari akantu urabonye abantu bishimye arakari barabonye kurasa uretse gato hanze mpamagare Karine sha niko buriya muri gupfa ikigoko ariko buriya iyo utahaba nuko nawe usuzana ibintu by'ubwana mba mushwanyagurije hariya mba muhinduye agatogo urabona ukuntu yarankubise ariko ntabwo gusa yakubita mpari mbese ntabwo nibyo nanimukoreye njyewe ntabwo nibyo nanimukoreye buriya ari komeza agira gutya buriya yarasigaje nge gusa ugahita mukubita ugashiduka muri hejuru ariko se ubundi reka nkubaze ubundi yaraje gukora icyo hariya mu rugo ngo yaraje ngo mutize ikibita ajye kugemurira abantu ubwo reka nawe siyo wambujije oya reka nawe ugira n'imikururano reka bazajya banakudunda ugira imikururano y'abagore ni ukuvuze aje gutira ikitsi ku mabotike ntabihari ngayibaze noneho ujya kubona ukabona ndamugaritse hariya ubundi se wowe kucyuje mwari mufitanye gahunda ahubwo se ntaza ntabakwishe murumbwizwe ntagira ntago abakwishe anyica sanyiciye ntabwo simageze agiye kugukubita urushyi rumeze nk'inkuba none uje umukurikiye oya ahubwo njyewe numvishe induru mpita nza nirukanka ibaze none nagukubise ngo urikwaye amatama mana we ariko sha yabasetsa pe ako sinaye none se ko ngukijije nibyo bikora none se warakajwe n'ikigo ngo unyijire se sandi inzara reba uko nagize katurebe hari kenda nakemera nkikuraho n'inyama nkayishyira aha ngaha ni ukuri humura ariko nawe biraka no sigurakajwe n'iki nk'igihe wakanshimiye ndagukijije yarakumenaguye none uri kunyirakazaho ngaho seka rero kubaka ko ngukijije sibyo se mwakoze kwanyuza ndi nyine umpembe ndambishije ndakikwereka nitugera mu nzu kugira ngo nguvane muri mood y'uburakariye kugira ngo wishime tugende ngusubize inseko tugende useka ariko ndahumura yewe humura nase niyo mpamvu utumije guhita witsimba aha ngaha wirakaje humura rwose
twigendere. Ariko se warya ngo washaka kugemura ngo mama mwari. Wari se ufite amafaranga kujya guhaha ibyo mugemurira? Nayo mfite. None urayakura he? Ubwo uje kuba ngo ndayaguha. Ngiye ngo amafaranga kugemura umugore Doviko. Shaka amasazo higa hangaha mwa bino bishyamba byose ugenda uyarundanye nubona ikiro cy'isazo kibashyire. Se wajya ugira ubumuntu. Wajyanda twigendera ahubwo tujye kwigirira ibyo twigirira. Tugende se. Urama amafaranga ni. Ho. Bamwe nakubwira. Niriwe neza. Amakuru ni meza. utuye muri iki cyaro? Yego. Nakubaza? Nta kibazo. Hari umumama nanje gushaka witwa Makurata ariko nayo bana yari atuye kuko maheruka kera cyane. Gusa ni muri ibi bice ariko ndi kubona hariyongereyemo amazu. Ndi kubona ntari kumenya aho ariho neza niba umuzi wahandangira. Makurata? Makurata sensi umugore munini ujya kuba igikara, utari igikara cyane, nyine utari na muremure, nyine uringaniye. Urumva nyine muheruka kera wenda ashobora kuba yarabyibushye sinamenye. Ariko utamwibuka na gato. Yamubonye namwibuka ariko nyine ukuntu uri kumushushanyiriza ingano niyo utibuka uko yabangana. Urumva yaba yarahindutse washize igihe kinini. Ari umumama duturanye sinzi niba ari we ariko bari bantumye urabona ko nari nje nkataje nyine nihuta nkwayobye. Rero sinzi niba nyemerera nkabanza nkava aho bantumye hanyuma nyine nkagaruka nkaza tukagenda hakwereka. Niba atari kure mutuye ntago wakangana ukanza ukanyereka ukagenda. Cyagorana uzi mama mbonye yankubite yanyice naho namukiriza ko ufite umubyeyi agira amahane. Ahubwo wowe ihangane gatoya kuko niba umushaka ihangane niruke nkuko nari nkataje n'ubundi nirukange murebe nimara kumureba hanyuma mitenze umuranda kuzirikana ko nta nundi aho ugiye se ntago ari kure. Ntago ari kure ni kuri ziriya ngo zari ahiriye ntago ari kure. Urumva ndahita mbanguka nasakanganye tugaca ntiwiyereke mama wawe ukajya kwanyereka ndakugurira fanta. Ubwo turi bucera urangura fanta wajemo agafanta nari ndihangana reka tugende makwereke. Ariko se uretse gato none se ko nta yindi nzira hari ntacaho cyetse ndibuze niwemera nka tubiri. Niba wemera udufanta tubiri ndihangana mu mirize ubwo sinzi ahantu ndi buce kugira ngo hatagira uwo murugo. Nta kibazo ndayaguha amafaranga ntago ari ikibazo. Rayam. Okay, tugende dukomeze ubwo nyine nsubirishije imbere y'ire kuko niho wumvaye. Simatibo. Hano mbona nabwite nura waramutse. Naramutse. Waramutse nyine. Se ko numva muri inzu nta muntu uvuga undi. Karina ari. Mama yagiye. Mu biki? Mama yagiye. Yabaye nyoko ryari? Karina yagiye. Erega buri umuntu ugukubita ari mama wawe.
mugukubita akakubabarira mukongera mukaba inshuti mugashwana gutuka yanagenda ukamukumbura wabasha ko ari mama yaba na mama wawe ubu yaraguhamuye ku buryo usigaye umwita mama wawe kuri igicucu kwe igicucu mama wese naguze wamusize ndahazi yasimbuye mama ko niwe ungaburira noneho si ubwo ufite wagira ngo uburashe ntuza kabisa ako se buriya yagiye we hano yavuze ko atazagaruka vuba ngo iki yambwiye ko atazagaruka vuba niko yinjira ubundi yambwiye njye n'abahemu kuzumva yabikora yabikora pe Karine noneho ibaze ko yatubwiye nyine yaratwicaje we ntabwo wari uhari aravuga ngo mva ndagira ngo mbabwire yuko ngiye kuva muri uru rugo ngo naruhazi ngo narugabo ngo nyirushaka ko yavuze sinabimuvugisha ukuri ngo ngasigaye ngantera ngo umujinya nubwo twege nyine njye nabaye nako twigirira indambi tumubaza ibiryo ko n'undi niyo yakwanga twe ntabwo bitureba turamubaza none si ibiryo basuza biduha ryari nyine adusigiye ibyo bingana icyo yadusigiye irobo y'umuceri urabona ko imiceri yaho turabashinwa umuceri asize n'amakara n'akagazi kagiye gushiramo n'udushyimbo duke we aba ngo batongeye kurya inyama ngo kereka wowe ngo nuba umugabo ntabwo bivuze nabyo ibyo ntabwo bivuze n'uwabivuze ngo kereka ngo nako atari bahina ntabwo ari bahina ngiye kuvuga ngo kereka gakire nawe umugabo wakajya ngo abahahira ngo ariko Karine urabona ndimbwa nanjye icyo kibazo nibazaga ese Kari mabuja ibyo ni kuvuga ku mugabo wawe mwashakanye urumva aribyo binavuganye n'abahina bahina batamubaza ariko ngo mabuja kwa kunyine avuga ngo ariko mabuja urakabije hanyuma batamubaza urakabije pe hanyuma se wagacucuwe nikamubaza ikintu kimwe Karine ndagenda akagenda agiye gutyo bikaba bigeze amasaha utaragira n'ikintu kimwe umenyesha ushinzwe iki wowe wakicucu ibanga ngo niki ngiye nzwiho kugira ibanga uri umunwa wanjye ndawuye ni ukuvuga ngo Karine wumvira ntabwo ari we nabonye imana namwite ntukavuge cyane tumuteranya abantu kugira ngo ngende uburyo umugore avana agafata igikapu akagenda mukabiceceka na bene ibyo narabizi bahera none ubizi cyane kuko niwe yanahamagaye no ruca hano bwa mbere ngene nibere mu kazi kanjye ngo ndabumviriza none bambonye ko nje batabankira mu biganiro Niriwe twagandagaje se ni aka kazuba kagucanye uyu muntu usetama ni umushyitsi nyine nkuzanye amakuru bitese kutatsuhuza ese ngusuhuzamo ibiki uzaniye umushyitsi turahuye nyobozi wawe ndavuga ati uwo muntu haraho muzi ariko rero kumuyobora asanze niyicariye munsi ye abakozi n'uyu nguyu washakaga ariko twavuga aya mafaranga ni ay'iki twavuganye imbere ariko ayo ngayo aravamo fanta ebyiri ayo ni ay'iki ubona uko ndangiye nyine yari yanze urumva duhuye iwacu banumye yarangije ambwira ngo murangire rero gusubira inyuma iwacu banumye cyari ikibazo ntabwo nyine nari buhite mfatiraho nta kintu ambwiye ku mushyitsi wanjye nibwo tutaribwirana urakoze mama oya buretse amafaranga itatanu yose nayaguhaye ngo nuko umuyoboye none ko ubu natayeho nari ngiye nkaza nkamuyobora iyo murekekera mu nzira byari kugenda bite ariko nari umubi garuka nibura bwari mwe wagira ugira ubumuntu n'ubu umuntu n'ubundi nabukoze kuko mugejeje iwawe atarahazi dore uhuye n'ikirara cy'iki cyaro uzicuruza n'abagiye kukuyoboza nabo ushake kubacuruzamo zatadakosheje isubiza amafaranga bigiye kuba induruka zana ayo mafaranga y'umushyitsi wamvuganira zana ku muhanda byari kugenda bite ndakubwiye ngo zana amafaranga y'umushyitsi wawe ariko ntacyo oya bye cyakoze Karine arakabije nawe murashaka reka muhamagare numve muhamagare umuntu w'umugore ubu se ko afite abana arakabyara wenda muhamagara ubu uretse bwarakwitaba aha wiki bivuga aritabye uretse nongere turebe aranankubye none aragukubye mbizi nakubwiye ngo umuntu ahagaze muri uru rugo ntaza
ntazagaruka. ubu Karine yafashe icyemezo cyo kunsiga muri uru rugo njyenyine nawe. Ngo kugira ngo arebe ko ushobora guhaha. Akantu ko guhaha rero niko kababaje. Ubu rero se nabura ibyo ibazera. Umuntu ungana nkawe. Babona wabura ibintu byo kutugabura ubu ntiwakwemera no gukora ikiyede. Ariko abagore barasuzugura. Wongeye gukora iki? Wongeye gukora iki? Nyine ndavuze tubose ubu ntiwakora n'ikiyede. Njye gakera gukora ikiyede. Umva kubwira abakobwa we. Ushobora kuba usiga usuzugura. Usiga usuzugura kabisa. Njye muri ikiyede rero njye n'umuntu wo kumuyede. Amashuri ndetse bwaba amaze iki? Urize. Nteka se ntabwo nari mfite kampani sibye. Ntabyihore ntabwo ubu biza. Rero nari ibintu ngiye gukora ariko mbere yo kujya gukora ibintu byose. Genda ufate wafata gaze wafata imbogo. Ushyuhiriza amazi. Njyane muri dushe byo karaba. Shyuhiriza amazi njyane muri dushe nyine. Njyewe ngo ushyuhiriza amazi. Yashyushye nyine. Nindangiza nyashyire muri dushe. Hari undi rwo amabwiriza none hanga se bigeze hamwe nyine. Nta mubyeyi. Cyangwa se narakurukanye n'abakobwa. Yawe uzugo nawe. Ukora bavare bamuginga. Ikibazo rero baserekana nyembuke. Nanjye mu burenganzira. Bavuga twumva. Se ko dushe mu cyumba cyawe. Ko hari icyumba ikagira n'akumba gato karimo mwogeramo. Kandi akaba ari nge gitsina gore kiri hano. Bahina akabari hariya hanze ko niyo navuze induru atanyumva kandi ko cyagiye muri salo bigerageje kandi ko amazi iyo yateguriye umuntu n'umugabo agira ukuntu ashyuha mu mubiri ubwo nta kuntu wareka namagara bahina ubundi se umpaye wabiki wakaguryo ariko nawe rigura natukana niyo mpamvu umpaye se wabiki wundi kasi ngo ari natanari sida irajojoba irajejeta ngo ni iterabwoba no gushaka kintu genda ukora ibyo nkubwira bahe ambwire bahina gufasha bahe kigo umugore ngo yaragenda zagaruka nakomeje gukurura byanze pe najagajaze mu gitabo kiri hano byanze kandi ni kuri ukuntu mpobe biragaragara kunze ntase makora urumva ngewe ubu ngubu nawe narakwibagiwe sinararize ku izina ry'Imana none nkaba nkwicaje munsi y'igiti oya nta kibazo none se niho ngusanze kandi nta birenze nose amakuru y'imyaka banza unyibutse pe gusa ntabwo uri kunyibuka gereranya agashusho urebe uri kubona ari ubwa mbere umbonye ijwi ndi kuryumva ngashakisha ahantu naba ndizi ariko biko ewe makura ninge Karine kakana kabaga kwa Domina oya Kari ni wowe se nigewe mwarungira mu babere oya shaka ari inshuti yanjye yego ahari wenda kubera ko kwa Domina bamfataga nabi nari nkinanutse ubu ubwo narakoze nabaye umuntu mukuru nukuwanganye nuko abaye n'umukire kanyagwe iby'ubukire byose ni ibisanzwe ni kwa kundi umuntu aba bamugiye yijijisha gusa ubu Domina nakubonye asanzwe mbona oya ariko nyine aracyari umugome nka kera iyo ambonye aba anyirukaho angurukana arakwibuka se nagiye yaranyibuka ntago wakwibagirwa umuntu wagiriraga nabi kuri iyo foto ntago yakuva mu maso ariko buriya ujya uri kwibuka ukuntu bamaraga koza amasahani bakamama ibiryo basigaje mu mazi Imana irarinda wa mukobwa ni wowe wavuyemo umugore ungana utya ni ngewe ariko mama ndanagushimira ukuntu wajya kumbwira ngo ngwino nguhe ikijumba none se shana ariko kikwema ko twari inshuti ayiwe nose amakuru y'imyaka yabanza umbwira ufite umugabo se ndamufite wow numva noneho ndabona umeze nk'uva i Kigali niho mvuye urasa n'abanyakigali pe ndabona umukobwa wanjye atari uzangeza i Kigali gusa kuba mpagize n'inshuti ufite umukobwa se nawe mukuru mfite umukobwa witwa Monica ewe abi Kigali ubwo uraza kumpa nimero ye umva aramurika iyo ari mu nzu ntabwo ucana itara nubwo umuriro wabura kugira ngo gese nicariye akantu ntabwo ujya ucana itari y'akari
urampa nimero ye nzamusuhuza ningerayo. Ndayiguha. Ikibazo cy'abanyakigali rero ukuntu nahabonye nigeze kuhatemberera. Uziko umuntu mwabana mu gipangu muziranye mutabonana. Ihubwo mutanasuranye. Nta winjira mu nzu y'undi. Mico ntabwo ari myiza pe. None se ugira ngo i Kigali ugira ngo ni nk'hano mu cyaro ujya kurahura kwa runaka umugasabana umunyu ku mazi amazi agushiranye. Yewe i Kigali wapi narabibonye uzi iyo nza kugira bura buzima nabagamo kwa Domina tuba i Kigali nta n'uwari kujyama ku biryo. Mbabarira umbwira Domina aracyari umugome. Domina azi kubana n'abantu. Aba mu gipangu cya wenyine. Nta muntu babana. Nyine nose ubundi Kigali abantu benshi baba mu bipangu bya bonyine. Nakuvuga ngo wenda nta abaturanyi baba bari mu yandi mazu. Barashiritse ubwo bagashaka undi mugabo se. Sha wapi nyine urabona wa undi we yishe uwo yarapfuye byaranaranye. Bivuze ubwo baburanyica wa mukobwa agatimuka akiyicira umugabo. Nase ko bapfaga imitungo ntago zamahana yakoze rero nyuma yo kwica umugabo we. Ngewe yanyirukanye urabizi yanyirukanye nkimara kubyara kana kanjye gafite iminsi 8 agenda ndangara. Rero yanyirukanye nsigaye mbona wa mugabo twari duturanye witwa Rudoviko ari usigaye uza kumureba. Ariko nyine sinongeye kumenya amakuru yabo. Umva bagize batya burya baracudika nyine baterana amata gaho. Domina baratwise. None se kongera kwa Domina nkasanga wa mukobwa we Latifa gusa. Rudoviko niwe waguhaye amakuru. Aratwise Domina. Arabyaye. Anashukanya muri wese. Nakamenyero. Kamenyero n'agasomborotso. N'agasuzuguriro. Ura yarancatse. Nshira amazi muri dushe. Ashyushye. Uyashyushye. Njyewe. Yise n'umugore yashatse. Kuva ngo ni boss wanjye mu burenganzira bwo kuba ngo ngiye amazi muri dushe ngiye ukozi umuntu wese ushaka akazi ko mu rugo ashinzwe mu byo twandikanye ngiye nshinzwe kujya mushyira amazi muri dushe yarimo hano se haye mama wanjye umukecuru ari mu cyaro ahangayitse ntari kurya ibijumba buri munsi hari n'utumbisha nageze amwohereza amazi muri dushe ngewe matiti hano baramenyera hano we hari wenda dutunze abasazi da kwivugisha umunsi ukarinda urangira mvaho wabaye ikise kandi ku muntu ufite umunabisha uratwite warayinese njya mbona bagira umunabi da kandi bakavuga n'ibyo bashaka ibyo mvuze se hari kimwe wumvise mu cyaro kimwe wumvise kikureba visa ariko ranumvisha umamagara da ngiye nguhamagara none mu bantu natekereza guhamagara muri uru rugo niyo nawe navuze amagana akemera ngahamagara shitani nkamwati bite makuru bimeze neza gabagabanya gushuka abantu nk'abantu bahamagaye usa nk'umpuruza iyo naguhamagaraga se ntago bikiri ngombwa koko nuko nahuruzaga ariko ntago rewe nahuruzaga banahamagaraga shita rubaye iki shari bahena ntago byoroshye ibikize kandi inde wapfuye ni benshi bapfuye muri uru rugo koko kuva mabusha yagenda ubwoba ni bwose umutima wanjye urimo kibuno byagenze bite ntabwo turi burye ikibazo cyawe nuko wowe ugira ingavuga mu byo witekereza ndahangayikishwa n'iki ko nta kindi kintu mparanira kuri iyi si umva se cya mabusha databuja nyine boss bose aramumagaye ubu nyine niba bizi ko ndi umuntu mwiza ndagenda ndamwumvira nta bintu tuganiriye turicariye gusa arambaza ngo amakuru ni meza wampaye mwaramutse muhamwaramutse atambwiye nta kindi cyo twavuganye ko bizi nge sinya mba nirinda kuvuga amagambo benshi kuva mu mabuja yagenda atangira umva ugenda mu kira amazi muri doshe akabivuga anyegereye ese matibo none arangije mutamubaza se boss kuki ushaka ko nshya amazi muri dushe ngo nyine ngo ndashaka ngo ugende uyashyiremo ukandi gumemo si inshingano zawe se kuba wamushya amazi muri dushe imva ubugoryi nge se ndi umugore we akuri ikigoryi icyumba akorewe ko icyumba cyabo abo nta ngurana kigeramo mabuja we na boss bafite icyumba gifite wese na dushe ubwo urumva kwifata
ugafata amazi ashyushye ukagenda ugashyira mu cyumba cya bosi ari buzemo n'isume nawe ukirimo utekereza ibigiye kuba. Umwana yajugunye muri wese. Umwana wa Rudoviko yamujugunye muri wese. aba arapfuye. Ntabwo umwana yapfuye. Bamukuyemo. Rudoviko yageze aracyabimenye uruhinja ruri kuboroga. Rudoviko hajyamo abaturage turahurura tuvanamo umwana ngo dushake Domina. Bana nyagasani aracyari. Ijuru ringuye. Domina aracyari. Arahari aracyari umugome nka kera. Noneho wa mukobwa we Latifa yarakuze afata fotokopi ya nyina. Ni umutindi, ni umugome, navuga ngo ni umurozi. Ubu ngubu tuvugana uwo muhungu wanjye Birasa yarakuze kakana ko nahataye. Yarakuze rwabaye urugabo runini rukuze rubyibushye ukuntu. Shaka utamunzaniye ngo muramutse. Arabizi se ko ndi nyina? Ntabwo nabimuhishe. Urabona nyine Domina urabizi ko yanyirukanye akana gafite iminsi 8 nagasigaranye. Nongeye kumubona mbona ari umugabo. Domina arambwira ngo kazahingutsa kuri nyina buriya mwana nzakwica. Ngo nubundi ngo namubwiye ko nyina ngo yapfuye. Ngo ubwo ngubwo rero ngo bifate nkaho utari nyina. Ni ukuvuga ngo iyo ngiye kwa Domina umuhungu wanjye mba mureba. Umureba unatinyuka kuko umwana utinde mama wawe. Mu bintu byanzanye mu cyaro nabyo birimo. Nari naje nje kugushaka ngo numve ko Rudoviko agihari. Wenda ubwo we yigeze kubaho umugabo we yazamfasha akareka akamwumvisha akareka nkabwira umwana wanjye ko ndi nyina. Uza agahinda mfite. Nse kari. Mbabarira umbwire ibaze wataye umwana. Ntabwo wamutaye. Ntabwo namutaye ubuzima sibyo. Ntabwo namutaye. No sinubizi ko yabyutse akanyirukana ntanareke ngo mfate n'imyenda. Uribuka ko nagiye nitwikiriye agatenge nari narara. Nta mwana nashatse no kumufata bakamunyima. Wawe. Ubu rero noneho ikikubwira umwana yarakuze, umwana bumukire, umwana ni utunze Domina. Ni izina ry'Imana ni utunze Domina. Akigwara kigwa. Uratinyuka. Umwana watunga Domina uraho ngaho kanuye. None se ko namumenye nyine noneho ikikubwira uwo mwana wanjye yigeze no kuba boss w'umugabo wanjye. Wumve ko ari umukire ufite n'amakampani ufite imodoka ufite tugenda ngende kubikuvugira. Domina yakwica kandi nafse namushobora yongegera akazi nibifite n'urwo rwego. Domina asigaye aroga. Araruga nose ubundi yishe umugabo we atari umurozi. Suko turabigenza dute ngo umwana amenye kuri nyine naje gushakisha Rudoviko. Urumva abantu babanye umugore n'umugabo umwe abazi undi muntu. Naje gushaka Rudoviko ngo azajye kumfasha turebe ko Domina akubwo ngubwo nyine nabyo ndumva bijemo ibibazo. Niba Domina yarataye umwana wa Rudoviko urumva Rudoviko yakemera kujya kumfasha. Anamubonye Rudoviko niyize yaramutse amubonye akamona Domina. Ariko uzufata umwana w'umuntu ukamujugunya muri wese inyamaswa habemerwa no kugira ngo aguhuze n'umuhungu wawe. Uzi ikintu kimbabaza iyo ngiyeyo Domina turi imbere y'umuhungu wanjye aba yigize marayika. Ambwira kariya makuru ujye udusura twagera hanze agahita ambwira ati uzibeshye ugahingutsa kuri nyina wa Birasa nzakwica. Karenda kumva gahinda afite. Ntabwo ndya sindyama. Noneho kandi kibabaje undi mugabo nashatse twabuze urubyaro. Ni ukuvuga ngo ubwo Birasa niwe mwana wenyine mfite ku isi. Nakandi kandi mfite. Nta wundi mwana ngira. Kari ntabwo wabonesha urubyaro. Nose nari kuboneza urubyaro ntagira. Mana yo mwijuru. Wagiye kwa muganga se? Ni inkuru ndende. Nagiye kwa muganga. Urabizi ko kugira ngo nhite inda y'uwo mwana ari Domina wanterereje abashumba bakantera inda ku ngufu. Noneho kwa muganga barambwiye ngo icyo gihe ngo imyanya yanjye yarangiritse. Ngo ntabwo nzongera kubyara. Ariko nyine umugabo twashakanye ntabwo nigeze mbimubwira azi ko ari butabyara. Iryo ni kosa wakoze nacyo. Umugabo mfite ntabwo ari umugabo. Ni izina ry'umugabo gusa. Mbimubwiye yanyica. Domina yankoreye ubugome buhagije. Domina yamfukije ibyishimo byanjye by'icyo gihe n'iby'ahazaza. Kariya kujyane kwa Rudoviko ni hirya. Rudoviko aracyahari. Yego tuye hirya. Rudoviko ni umuntu w'umugabo
nabona agahinda ufite aragenda aragufasha Domina. ntabwo bizi bya Domina ariko urarari wanjye sibyo shaka twari tuganira tuganire basi sibyo nta kibazo Domina urumva ntabwo najya kurara kwa Rudoviko wenda nawe wasanga yarahindutse afite ubugome nk'ubwa Domina. Afite umugore afite undi mugore nyuma ya Domina yashatse undi mugore kandi uko mbere yashatse kunyaka ku mutungo utimukanwa na kamere wanjye. Noneho ambivuzeho ariko ngo uri ikigori ubundi usumaye wabiki kandi ugomba kuma koko byanze bikunze kuva ubu ngubu n'ujye kuba umugore wanjye ukabivuze. Abeshita nge sukubizi nge nongera ku magambo niba umbwiye amagambo 5 ndaza nkavuga ahubwo andi usinakongerera yakozeho ntabwo namwemera imva nyange nagomagaye nkugira gute kandi mwaramwegereye twegeranye gutya anyigirira nanjye numva wongewe ngiri nyine nubaha nanjye ndamwemera ko ntabwo yankozeho namubuzaga ko waba umupapa di iriya nda yimunekeza iriya ndiho ariko buriya utamubeshye ibyo bintu yabivuze kubana mubera uje kumubera umugore umwe yambwiye ngo umugiye Karina adahari niwe ugiye kumusimbura none mbonye bindenze ubwonko bwanjye uko ibintu bindenze ubwonko ngo mbitamva ngiye gusara mitavuga ati kamamagare nde bahina azamfasha ko ari umugabo dufite muri uru rugo databuja se kudanize ko ari umugabo hano batangiye gukora ibintu bitari byo ibyo uvuga ni ukuri yakubwiye ngo ariko se nanjye wagire ngo ngire tugire ntabwo twagira ngo tubigenze gutyo nanjye ndabyanga matibone butamubeshyira kigiye kumwiyama kumwiyama rwose mubaza umugabo ngaho ushingiye naho ngaho mugenda mwirukanisha abantu ubu urumva ushaka kurya ibyo byawe wenyine none se ubwaguhemukiye ari gishinzwe umutekano w'iki gipangu none se urinda ujya kubivuga urumva ntari mbaye injajwa kandi ngiye ntabujirwa ngira none ushaka ko bazagira erega ntabwo namurenganya ako jya ureba isura uya jya ubanza ejo bundi Grace yaransotse reba hamva muri ibitiro kimwe yabaye reba ahubwo ndagira mbere yeta siko nubona kubangamira ubona umuntu yigira umutsutsu nyine umuturage nubwo nturukiriya ariko maze igihe kinini muri Kigali ubunze ubwiza reba ukuntu ibintu yansotse upfa kubwira ahubwo nakubangamira uzaze hariya niho hatabangamye urara ndaremereye ubu bwiza bwanjye rero reka nkubwize ko niyo bambwira ngo bahenera gwa miliyoni 15 agire mugire nabyemera yakuririmbira ata do ubwitonzi n'ubugwa neza nibyo bikuranga amati bwaka kandi ngo matiti uri mwiza uri gitego mutarutwa ariko reka maze ni yame bosi uretse kumwe nimba ko kunkunda imwiyama kuko nibyo bikubujije uko watumyirukanisha aba bosi niba bicyane ahubwo twashaka kuburyo bwose ati ashaka kunyegera utabikoroza koko ngiye kujya kuri ruhande nzakurinda kandi nzaguha ibyo utarabona amata ariko inyange wikemera cyane ko ntabwo ufite ubwiza burenze ku buryo umuntu yakurwanirira nuko ngiye ngira impuhwe nge ni impuhwe z'ababyeyi none se nta cyayi watetsera none bashake bazanagufate pe numva nta muwugira Shuffle